Burya hari amoko y'imiti atandukanye ashobora guhinduka uburozi mu gihe yakoreshejwe nabi cyangwa se mu gihe twayakoresheje mu buryo bw'akavuyo, cyane cyane nko kuyikoresha utandikiwe na muganga, kuyikoresha ugafata doze nyinshi cyangwa se kuyikoresha ukaba ushobora kuyifata mu buryo budakwiye cyangwa se mu buryo utabwiwe n'abaganga. Iyo ni imiti dukoresha mu buzima bwa buri munsi, ni imiti ushobora kugura muri farumasi mu buryo bukoroheye turibuze kukubwira, ariko kandi ishobora guhinduka uburozi, kugutera uburwayi, kwangiza bimwe mu bice by'umubiri wawe nk'umwijima, impyiko ndetse n'ibindi, ndetse no kugutera ibindi bibazo by'ubuzima bishobora kukuviramo uburwayi bukomeye cyangwa se bishobora no kugutera urupfu. Muri iyo miti twavuga nk'imiti ya paracetamol igabanya ububabare, cyangwa se imiti ya ibuprofen nayo igabanya ububabare, ndetse n'indi myinshi turibuze kukubwira ukoresha mu buzima bwa buri munsi, nyamara ari imiti yangiza ubuzima bwawe, ari imiti ikurura ibyago mu buzima bwawe. Muri make ni imiti igera ku 10 turibuze kukubwira dukoresha buri munsi, nyamara ari imiti ishobora guhinduka uburozi, ishobora guhinduka ibyago kuri wowe mu gihe uyikoresha cyangwa se mu gihe uyikoresha nabi, kandi ari imiti ubukora nayo mu buzima bwa buri munsi. Burya hari amoko y'imiti menshi dukoresha tutayandikiwe na muganga, cyangwa se ukayagura nanone mu buryo bukoroheye mu mafarumasi. Ari imiti ishobora kuba ari ibinini, ari imiti y'amasiro cyangwa se y'amazi, cyangwa se ari amakreme dukoresha twisiga, ndetse n'indi myinshi. Ugasanga ni imiti ishobora kuvura nk'umutwe, ububabare butandukanye, amarereji, gusinzira nabi, indwara z'ibicurane ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Iyo miti rero hari igihe uyikoresha igahinduka uburozi, cyangwa se wayikoresha igihe kirekire ugasanga yangije byinshi muri wowe. Turagenda tukubwira buri bwoko bw'umuti, icyo uvura ndetse n'ingaruka wateza ku buzima bwawe. Umuti wa mbere burya ushobora guhinduka uburozi kandi mubi ni umuti witwa paracetamol, ukaba ari umuti uvura umutwe cyangwa se ububabare bworoheje. Burya abantu benshi bakoresha umuti witwa paracetamol cyangwa se acetaminophen nabi, ndetse nanone ukaba ushobora kubateza ibyago. Ndetse burya umuti wa paracetamol ni umuti utagakwiye kwirukiraho cyangwa se kumva ko wawukoresha nabi, cyangwa se ari uwo muti waza mu bitekerezo byawe bwa mbere. Ubundi umuti witwa paracetamol ni umuti wakoreshejwe neza ushobora kuba mwiza kandi ukakuvura ibyo bibazo by'umutwe, byo kubara no kugira ububabare bworoheje. Ariko nanone kuwukoresha nabi, kuwukoresha ari mwinshi, ugakoresha doze nyinshi, urica ndetse ku buryo ushobora no kuhaburira ubuzima. Umuti wa paracetamol ushobora gukoreshwa mu kuvura umutwe cyangwa se ububabare bw'umutwe. Burya abantu bafite umuriro ushobora kugabanya umuriro mu buryo bwihuse, ushobora kugabanya ubundi bubabare bwose bworoheje, ushobora guhabwa umuntu ufite indwara z'ibicurane, ndetse nanone ushobora guhabwa n'abandi bantu bose bafite ububabare ariko bworoheje. Ni umuti ushobora kuza uvanze n'indi, cyangwa se bakayita imiti y'amaspecialite, ukaba ushobora kwandikirwa uvanze n'indi miti itandukanye ushobora kugura muri farumasi, ariko ugasanga nyine harimo umuti wa paracetamol. Burya paracetamol ni umuti uza ku mwanya wa mbere mu kwangiza umwijima wawe ku kigero kiri hejuru, ndetse nanone gukoresha paracetamol bituma umwijima wawe ugenda wangirika gake gake, ku buryo kuwukoresha igihe kirekire usanga uturemangingo tw'umwijima twarangiritse burundu. Muri make gukoresha paracetamol cyangwa se kuyinywa harimo ibyago byinshi byo kuba umwijima ushobora kurwara burundu, ukananirwa, ukagira ibyitwa liver failure. Rwose ku bantu bose ibi bashobora kubigira mu gihe akoresheje paracetamol ku gihe kirekire. Burya ku muntu wanyweye paracetamol agakoresha doze nyinshi irenze ikenewe, burya nawe aba yangiza umwijima we ku kigero kiri hejuru, ndetse nanone burya bishobora no kwangiza ibindi bice by'umubiri. Bishobora kumutera ibyitwa liver toxicity, aho usanga nyine none bikaba bibi cyane mu gihe anywa inzoga, aho usanga umwijima we warangiritse cyangwa se urimo kwangirika ku kigero kiri hejuru. Muri make rero paracetamol ntabwo ari umuti bagakwiye kwirukiraho kubera ko wangiza umwijima. Ndetse nanone bikaba akarusho ku muntu usanzwe ufite uburwayi bw'umwijima, paracetamol akwiye kuyigendera kure, ntayikoreshe mu buryo bw'akavuyo. Umuti uza ku mwanya wa kabiri burya ushobora kwangiza ubuzima bwawe, ukaba ushobora no guhinduka uburozi, ni umuti witwa ibuprofen. Ibuprofen ni umuti nawo ugabanya ububabare, ndetse nanone ushyirwa mu miti yitwa, cyangwa se mu itsinda ry'imiti yitwa non-steroid anti-inflammatory drugs.
Ikaba ari imiti ahanini ikoreshwa mu kugabanya ububabare n'ama information atandukanye, ndetse burya ni imiti ishobora gukoreshwa n'abakobwa cyangwa se abagore bari mu mihango kwa kundi kubabaza. Ishobora gukoreshwa mu kugabanya ububabare bw'umugongo, bwamenya kubabaza, bwo kuribwa mu mavi, ndetse n'ahandi hose haba kubabaza ariko ari ububabare budakabije. Imiti rero ya ibuprofen ihabwa abantu bafite ububabare butandukanye ariko bworoheje, abantu bakoze siporo bakagira amavunane cyangwa se bakafite ahantu hakomeretse, ndetse burya ishobora no guhabwa umuntu urimo kuribwa umutwe, ikaba ishobora no guhabwa umugore cyangwa se umukobwa uri mu mihango. Ubundi buryo umuti wa ibuprofen ukora, uragenda ukarwanya anzime zimwe na zimwe ziboneka mu mubiri, cyane cyane nko mu gifu ndetse nanone no mu mpyiko zawe. Gukoresha ibuprofen igihe kirekire, cyane cyane kuri dose nyinshi, bishobora kwangiza bimwe mu bice by'umubiri wawe, harimo kwangiza cyane cyane nk'igifu cyawe, bikakongera ibyago byinshi byo kurwara ibisebe byo mu gifu, ndetse no kuba ushobora kuva imbere mu mubiri. Nanone burya gukoresha ibuprofen byangiza impyiko zawe, cyane cyane kuko abantu batanywa amazi ahagije cyangwa se abantu bakunda kunywa inzoga nyinshi, bishobora kuzamura umuvuduko wawe w'amaraso, ku buryo ibyago byo kurwara indwara ya stroke byiyongera, ndetse no kugira ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima bikiyongera. Abantu rero bakurikira bakwiye kunywa umuti wa ibuprofen mu buryo bugenzuwe kandi mu gihe gusa bawondikiwe na muganga. Abantu bakuze cyangwa se abantu bashaje, abantu basanzwe bafite ibibazo by'uburwayi bw'impyiko, ntabwo bakwiye kunywa umuti wa ibuprofen batawandikiwe na muganga. Abantu nanone burya basanzwe bari ku miti ituma amaraso atavura, abantu basanzwe bafite indwara z'umutima cyangwa se barwaye umutima, ndetse n'abantu none bandikirwa indi miti iri mu itsinda rimwe na ibuprofen bakayikoresha igihe kirekire, burya nabo bakwiye gukoresha iyi miti mu buryo bugenzuwe no mu gihe bayandikiwe na muganga gusa. Imiti ziza ku mwanya wa gatatu ishobora kugutera ibyago no guhinduka uburozi mu gihe wayinyoye, ni umuti witwa omeprazole, cyangwa se nanone ni imiti ishyirwa mu itsinda ryitwa proton pump inhibitors. Ikaba ari imiti irimo omeprazole, ikaba iri mu miti yitwa esomeprazole cyangwa se nexium cyangwa se pantoprazole cyangwa se protonox. Ikaba ari imiti ikoreshwa mu kuvura igifu ndetse no kugabanya acide yo mu gifu. Ni imiti umuntu ahabwa, ikaba ishobora kumuvura ikirungurira, cyangwa se nanone ikaba nko mu gihe afite ibisebe byo mu gifu bakayimuha kugira ngo ibashe kumuvura. Ni imiti rero nanone ishobora kuvura igifu mu buryo bwihuse kandi bwiza, ugasanga nyine cyakize cyangwa se ugasanga watandukanye n'ububabare bw'igifu cyangwa se uburwayi bw'igifu. Ariko ku rundi ruhande ni imiti ishobora gutera ibyago bikomeye kuri wowe, birimo nko kubura vitamine B12 mu mubiri wawe, kuba ushobora kugira umunyu muke cyangwa se kubura umunyungugu witwa magnesium mu mubiri wawe, ikakongera ibyago byinshi byo kugira ama infection afata mu nzira z'ibiryo cyangwa se gastrointestinal infections. Ikaba ishobora kukongera ibyago byinshi byo kuba impyiko zawe zishobora kwangirika cyangwa se zigakora nabi, ndetse n'amagufwa yawe akaba ashobora kuvunika mu buryo bworoshye mu gihe ukoresheje igihe kirekire. Ubundi iyi miti nka omeprazole ni imiti myiza, ariko kuyikoresha mu gihe gito atari kuyikoresha igihe kirekire. Niba rero wumva ushobora kuyikoresha igihe kirekire, ni byiza ko waganira na muganga wawe akakwandikira indi miti itari iyi ngiyi, cyane cyane nk'abantu bayikoresha ibyumweru cyangwa se amezi. Burya bwo bishobora kugutera ikibazo gikomeye cy'uburwayi aho kugira ngo gukize. Ubwoko bw'imiti buza ku mwanya wa kane bushobora guhinduka uburozi ni imiti ya antibiotique. Antibiotique ni imiti ikoreshwa mu kuvura udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, cyangwa se mu kuvura ama infection atandukanye, harimo nka infection zifata mu nzira z'ubuhumekero, infection zifata mu matwi, infection zifata mu mubiri wose, cyangwa se infection zifata ku ruhu rwawe. Antibiotique ni imiti tumaze kumenyera itandukanye tugura mu mafarumasi mu buryo butworoheye, cyangwa se tukayandikirwa n'abaganga. Ariko burya imiti yo mu bwoko bwa antibiotique ni imiti burya udakwiye gufata mu buryo ubonye bwose, cyangwa se mu buryo bw'akavuyo. Iyo miti ikibazo igira nuko yo mu gihe uyifashe igihe kirekire umubiri wawe uyimenyera ku buryo utongera kukuvura, cyangwa se igatakaza ubushobozi bwo kuba yakuvura. Ni imiti nanone ishobora kugabanya cyangwa se kwangiza udukoko twiza dufata mu mara,
cyane cyane utwo dukoko tukaba tugira uruhare runini mu kudufasha mu kugogora ibyo twariye ndetse no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri no gutuma tugira mood nziza. Iyo rero uyinyweye igihe kirekire nabyo biragenda bikangiza urusobe rw'utwo dukoko, ugasanga bitumye twangirika cyangwa se rwangirika. Ni imiti nanone ku bantu bamwe na bamwe ishobora gutera amarariji ku buryo aba severe, ku buryo bashobora no gupfa. Ni imiti nanone ishobora gutuma mu gihe uyinyoye isa naho uyinyoye igihe kirekire isa naho iba itakikuvura, ugasanga nyine ushobora no kuzahazwa n'uburwayi bworoheje, ugasanga nyine burakujahaje kubera ko ya miti wayikoresheje nabi. Imiti cyangwa se umuti uza ku mwanya wa 5 ushobora kukubata ndetse no kugutera ibyago byinshi mu gihe ukoresheje guhinduka uburozi, ni umuti ugabanya ububabare uzwi nka morphine. Ni imiti yitwa opioid, ni imiti ibata ndetse ni imiti usanga abantu yarabagize imbata. Iyo wibeshye ugakoresha uyu muti igihe kirekire, cyane cyane nk'abantu bayikoresha bahunga ububabare cyangwa se bafite ububabare nko nyuma yo kubagwa, cyangwa se abantu babashitswe n'ibiyobyabwenge, ndetse n'abandi bantu bose bashobora kuba baratewe ububabare n'ikintu runaka bagahabwa iyi miti igihe kirekire, irababata. Ni imiti ishobora gukoreshwa mu kuvura ububabare bukomeye cyangwa se ububabare bukabije. Ni imiti ishobora guhabwa umuntu wabazwe cyangwa se nyuma yo kubagwa icyo yaba yakorewe cyose kugira ngo ikarume cyangwa se yoroshye ububabare. Ni imiti myiza ishobora gukora muri ubwo buryo mu kugabanya ububabare. Ariko ku rundi ruhande ni imiti mibi ishobora kukubata mu gihe ukoresha igihe kirekire, ugasanga n'abantu bagiye bayikoresha nabi mu buryo bwo gushaka ibyishimo, kubera ko ishobora gukora nk'ibiyobyabwenge cyangwa se ikaba ishobora gukora urumogi. Ni imiti ishobora kugutera kukubata ndetse na dependance ku buryo igihe cyose uyihoraho. Ni imiti ishobora gutera ibyitwa respiratory depression cyangwa se depression respiratoire, ku buryo umuntu ahumeka gake, ku buryo ashobora no gupfa mu gihe abikoresheje ari mu rugo atari kwa muganga bitagenzuwe neza. Ni imiti umuntu arisika kuba yakwitera overdose cyangwa se yafata dose nyine cyane, kubera ko igenda ikubata umubiri wawe ukayimenyera, ku buryo umubiri wawe ugutegeka kuyifata kugira ngo wumve uguwe neza. Ni imiti nanone mibi cyane iyo wayinyweye ugafata n'inzoga cyangwa se ukanywa inzoga cyangwa se ugafata indi miti isinziriza, icyo gihe byo birushaho kuba bibi cyane, bishobora no kuguhitana. Ni imiti nanone igira ingaruka mbi ku bwonko mu gihe kirekire, ku buryo mu kugira ngo bakuvure cyangwa se bavure ingaruka zayo, kubatwa kwayo usanga bitwara igihe kirekire ndetse n'imbaraga, cyangwa se ugasanga byagusigiye izindi ngaruka mbi kuri wowe. Ubwoko bwa 6 bw'imiti bushobora guhinduka uburozi kuri wowe ni imiti yitwa benzodiazepine. Aho twavuga nk'umuti witwa diazepam, ikaba ari imiti abantu bakoresha kugira ngo basinzire, ushobora no kugura muri farumasi bakawuguha kugira ngo ugende usinzire. Diazepam usanga hari abantu bayigura akenshi nk'umuntu ubura ibitotsi, umuntu udasinzira neza, ugasanga ayikoresha nabi igihe cyose, ugasanga arayikoresha kugira ngo abashe gusinzira ndetse no kugira ngo abashe kugubwa neza. Iyi rero ni imiti ikubata nayo ugasaba ko igihe cyose uyikoresha. Hari n'abantu cyangwa se hari n'abantu bayigurira abana babo kugira ngo basinzire, cyangwa se abakozi bo mu rugo ugasanga bihaye abana batoya kugira ngo basinzire. Burya ibyo birangiza kandi biba bibangiza. Cyane cyane nk'umuti witwa diazepam cyangwa se valium, ni umuti ugenda ugakora ku bwonko, ku buryo ugenda ugasa naho uciye intege systeme y'ubwonko cyangwa se systeme nerve y'ubwonko. Iyo bibaye igihe kirekire ukagenda ufata iyo miti igihe kirekire, bwa bwonko bugenda busa naho bwishingikiriza kuri iyo miti kugira ngo ubashe kwikoroma cyangwa se gutuza. Ibyo bigatuma rero bigorana kugira ngo wa muti uzawuveho. Ni umuti ushobora kugutera addiction cyangwa se kukubata. Ni umuti ushobora gutera kwibagirwa k'ubwonko, kuri ubwonko bwawe bukora nabi ugatangira kwibagirwa bya hato na hato. Ni umuti ushobora gutuma ugwa cyangwa se ukayikora impanuka mu gihe wanyoye. Ni umuti nanone ushobora kuwunywa ukanywa n'inzoga ugasanga uguteye ibibazo byinshi. Ni umuti nanone iyo wakoresheje ukaza kuwahagarika ntabwo wongera gusinzira, ahubwo ugira ibibazo by'insomni, wongera gusinzira neza. Umuti uza ku mwanya wa 7 ushobora guhinduka uburozi cyangwa se ushobora kugutera ibindi bibazo bikomeye mu gihe wayinyoye, ni imiti yitwa amadecongestant. Ni imiti ihabwa abantu bafite indwara z'ibicurane
cyangwa se inkorora yakaye. Iyi ni imiti ihabwa abantu bafite nk'amakolds cyangwa se indwara z'ibicurane, bafunganye amazuru cyangwa se bagize ibibazo by'amareriji. Burya iyi miti y'amadekongesta akenshi ari n'amazi cyangwa se ari imiti y'amasiro, ariko ishobora no kuba ari imiti y'ibinini. Ishobora kugutera ibibazo byinshi byo kuba ushobora kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, igatera umutima wagutera cyane, ishobora kugutera ibibazo by'ama-anxiety cyangwa se kumva usa naho wigunze. Ishobora kugutera ibibazo byo gusinzira, byo kuryama ukabura ibitotsi cyangwa se ntusinzire. Ushobora no kuyikoresha ukaribwa umutwe. Muri make iyo miti ishobora kugutera ikibazo. Umuti uza ku mwanya wa 8 ushobora kugutera ibibazo byo gusinzira nabi cyangwa se nanone ushobora kugutera guhinduka uburozi muri wowe. Ni imiti ishobora gutuma usinzira cyangwa se ibindi bintu byose ufata kugira ngo usinzire. Aho harimo nk'imiti iba irimo antihistamine cyangwa se imiti yitwa antihistamine. Harimo nk'imiti nk'iyitwa diphenhydramine ndetse n'indi myinshi itandukanye. Iyi miti rero burya akenshi nahabwa abantu bafite ibibazo by'amareriji, harimo nk'umuti witwa Puriton cyangwa se chlorpheniramine dukunda gukoresha, turiya tunini dusa tujya gusa umuhondo duto abantu bahabwa mu gihe afite indwara z'ibicurane, natwo burya tubamo antihistamine. Iyo ni imiti rero burya ishobora gutuma ugira ibibazo bitandukanye, birimo nko kuba wagira ibibazo bya hangover cyangwa se byitwa hangover effect cyangwa se next day drowsiness. Ishobora gutuma ubwonko bwawe bwibagirwa, ugatangira kwagirwa bya hato na hato, cyangwa se ukagira ibibazo byitwa cognitive performance decrease cyangwa se low cognitive performance. Nanone ukaba ushobora kugira ibibazo byo kwibagirwa no kubasirwa n'indwara ya dementia, ibyago byo kwibasirwa nayo bikiyongera. Ni imiti ishobora gutuma wumagara mu kanwa, ukagira ibibazo bya constipation, ukaba ushobora no kugira ibibazo byo kuba inkari zawe zitabasha gusohoka neza. Nanone ni imiti ishobora kugusinziriza no kukubata mu gihe ukoresha igihe kirekire. Umuti uza ku mwanya wa 9 ushobora kukubata no kuguhindukira uburozi ni ibintu byose birimo caffeine. Burya caffeine ishobora gushyirwa mu miti, ishobora gushyirwa mu binyobwa, ndetse nayo ishobora gushyirwa mu binyabutabire dufata mu buzima bwa buri munsi nk'imiti. Caffeine kuyikoresha igihe kirekire cyangwa se kuyikoresha kuri doze nyinshi bishobora kuguhindukira uburwayi cyangwa se gutera ibibazo by'uburwayi aho kugira ngo kugirire akamaro. Coffee cyangwa se caffeine dushobora kuyifata kugira ngo tubashe kugira imbaraga, ubwonko bwacu bubashe gutyara, tumara igihe kirekire tutananiwe, cyangwa se ugasanga kugira ngo tubashe kwiga igihe kirekire cyangwa se gukora siporo igihe kirekire turayifasha. Ariko burya caffeine kuyikoresha igihe kirekire kandi ku bwinshi bigutera indwara z'umutima, gutera k'umutima nabi, bishobora gutera ibyitwa panic attack, bishobora kongera ibyago byinshi byo kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, bishobora gutuma udasinzira neza, ndetse bikagutera n'ibyitwa cardiac arrhythmia, ukuntu gutera nabi k'umutima. Bikaba bibi cyane rero iyo umuntu ayikoresha igihe kirekire kandi akuze cyangwa se nanone ari muto cyane. Umuti uza ku mwanya wa 10 cyangwa se bishobora gukora nk'umuti biza ku mwanya wa 10 bishobora kwangiza ubuzima ndetse bishobora no guhinduka uburozi ni inzoga. Inzoga burya nazo zishyirwa mu rwego rw'imiti, ariko nanone bikaba bishobora guhinduka uburozi mu gihe zikoresha igihe kirekire kandi ukanywa inzoga nyinshi. Inzoga ishobora gutuma uba socialized cyangwa se kwihuza n'abandi, ishobora gutuma stress, zishobora kukuvura stress ndetse n'ibindi. Ariko ku rundi ruhande burya zishobora kwangiza umwijima wawe ku kigero kiri hejuru, zishobora kugira ibyago byinshi byo kurwara kanseri zitandukanye, zishobora kukubata, zishobora gutuma udasinzira neza, zishobora gutuma wiyongera ibiro cyane ukagira umubyibuho ukabije, zishobora no gutuma utakaza ubushobozi bw'ubwonko bwawe bwo mu gufata ibyemezo ndetse no kubicangura no gufata ibyemezo bihamye. Muri make rero ibi byose twakubwiye ni ubwoko bw'imiti ushobora kugura mu buryo bukoroheye cyangwa se ukaba ushobora no kubibona mu buryo bukoroheye, ariko mu kubikoresha ku bwinshi cyangwa se kubikoresha nabi buryo bishobora kugutera uburwayi bukomeye, harimo no kuba ushobora gutakaza ubuzima cyangwa se kwibasirwa n'indwara zikomeye nk'indwara z'umutima ndetse n'izindi twakubwiye. Muri make niba ugiye gufata imiti igihe kirekire ni byiza ko yandikirwa na muganga gusa. Niba nanone ari imiti ujya gufata igihe gito, gerageza ufate kuri doze ikwiye kandi wirinde gukoresha imiti mu buryo bw'akavuyo cyangwa se mu buryo budahwitse, mu buryo bwoye kubona utayandikiwe na muganga. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.